Hello guys, mumeze neza. Uyu munsi rero nje kugira ngo dukemure ikibazo cy'abantu bafite ikibazo cya WhatsApp. Ese ushobora kuba warinjiriwe ariko utabizi, cyangwa se ukaba warinjiriwe kuri WhatsApp ariko ubizi, udafite uburyo ushobora kuba wenda wabikemura cyangwa se wabikoramo. Ese nawe ushobora kuba barakwinjiriye, cyangwa hari umuntu ugukurikirana, hari umuntu wakwinjira utabishaka, bimeze bite? Urambwira muri comment. Kandi nkwibutsa gukanda subscribe kuri Dr. Singa TV kugira ngo tujye dukomeza tujyane mu biganiro nkora. Kandi nkwibutsa gukora like, share and comment kugira ngo n'undi ufite kino kibazo ajye abasha uburyo yagikemura bitamugoye. Uyu munsi rero ngiye kukwereka akantu kamwe gusa ufite kuba wafunga cyangwa se kuba waboroka muri WhatsApp yawe, kugira ngo wirinde abo bahaka cyangwa se abo bajura cyangwa se abo bantu badafite uburenganzira bwo kwinjira muri WhatsApp yawe. Icyo usabwa ni ukureba video yose ukayirangiza udatarukije, kugira ngo tujye duhora tugendana akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ugukurikirana video yawe ukareba uburyo ibintu bikorwamo, kugira ngo n'ikindi gihe nawe ubwawe ujye umenya ko video zose dushyira hanze atari izo ko ngo umuntu ngo ari kwinjiza cyangwa se ngo umuntu ari gutwika. Wapi, twebwe duhari kugira ngo tubafashe kabisa, nta nyungu tuba tubikeneyemo. Icyo musabwa, murakora subscribe kuri Dr. Singa TV, nta kindi, ubundi mukajya muhora mubona ibiganiro nzajya nkora. Twagiye. Icyo usabwa ni ukureba video yose udatarukije. Twatangiye. Ni ukuvuga ngo si ngombwa ngo kuba ukoresha GB WhatsApp cyangwa se Messenger cyangwa se business. Upfa kuba ari WhatsApp iyo ari yo yose. Ngiye kukwereka akantu ufunga kugira ngo ukomeze uhagarike abantu bakwinjira cyangwa se abantu bakumviriza, cyangwa se abantu batemerewe, badafite uburenganzira bwo kuba bakwinjira kuri WhatsApp yawe. Abantu badafite uburenganzira bwo kwinjira kuri WhatsApp yawe nk'abahaka cyangwa se umuntu uwo ari we wese. Undi WhatsApp ikoresha umuntu umwe, WhatsApp ikoresha nyirayo. Undi wiyongeraho ni umuntu uba ushaka amakuru, cyangwa se umuntu uba ufite ikintu ashaka, cyangwa se ari ukuba yakwinjira mu bintu byawe. Ngiye kukwereka option ushobora kuba wafunga, ubundi ibyo bintu ntibizigere byongera. Twagiye sasa. Uzaza hano mu application yawe, uze tujye muri WhatsApp yawe. Muri WhatsApp yawe niturangiza uzaza kuri utu tuntu dutatu turi hano hejuru, tuno tuntu dutatu turi hano hejuru yawe, utu dutatu udukandeho. Nurangiza uze hano handitse ngo settings, uhakande. Urabona, numara kuhakanda uzaza ahangaha haba handitse hano munsi ya account, hano haba handitse privacy, uhakande. Numara kuhakanda uzazamura cyane, hasi hahera handitse advanced, uhakande. Numara kuhakanda ukande kano kaboro ko hejuru, kano kaboro ko hejuru kanditse ngo protect IP address in calls, ugakandeho ugafungure. Numara kugafungura usubire inyuma. Icyo gihe uzaba uhagaritse abantu bakumviriza, abantu binjira kuri WhatsApp batabiherewe uburenganzira, cyangwa se abantu bose, mbese ni abantu bose muri rusange. Nta muntu wemerewe gukoresha WhatsApp yawe atari wowe wenyine gusa. Nimba ukunze ino video, kora like, share and comment, kandi udushimire muri comment nimba wari usanzwe ufite kino kibazo bikaba byavuyemo. Murakoze cyane.